Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Karangwa Tessy Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Nani soni. Wari uri hano ukora iki? Nko gusanga mu buri na boyfriend wanjye. Best friend wanjye. Nani soni rega karacyana. Mva windebera muri izo rinete. Soni. Urambaza iki? Uri indaya nabyo narindi. Nabwo niko ndifite indaya nkawe. Ni cyo kibazo. Ikibazo mfite se nakuzanya hano nje kwereka boyfriend nawe kubwiye uzajya kumusura. Impeta si impeta ni impeteri. Kombana. Usika abakobwa bubu mwasaze. Mwarasaze. Uriruka nyuma y'umuyaga wowe. Ntabwo narigeze menya ko ugiranye ubwenge nkayo ko. Nibwo bwa mbere mbonye ko nta bwenge ufite. Nibyo bintu nkoreye. Ese muri uru Rwanda rwose wabuze undi muhungu wajya kuryamana nawe ukarika rukaswanjye. Icyo nkubwira cyane uko banza kwitonda ukagenda gake kuko ibintu si ibyawe ushubiyagiye. Wumva utuje, utuze. Kuko ayo marere nta kintu, Kuze ngo bite byanjye ko ndamama dushwana se dushwaniki. Wambwiye ngo iki? Uyu naga best friend wanjye. Ntabwo namuzanya nje kumukwereka. Nakubwiye ngo mujye muryamana. Usanze sabaye. Nakubwiye ngo mujye muryamana. Wabaye ute? Nasoni rega nawe ukaza ukavuga hano. Nakwimye iki? Ese kufite amagambo mu kigo. Buri kunshatse. Naremeraga n'amasomo nkayareka. Nani soni ukaza kunsuzuguza best friend wanjye basi ushaka n'undi mukobwa natana. Best friend wanjye nani soni. Ni igiki ufite abandi badafite. Zibaho ngaho. Mwe muretse mwe kuneza abatoranye ubundi bita byanyu ubundi. Warabiteje guhera kera. Warabiteje. Basi yose kandi n'undi mukobwa kambeshya ngo ni sister wawe. Basi ubundi wowe wasanze habaye iki? Kuba uzi gusa. Mwari muri mu burisa iyo muganirira muri salo. Wajya ni ikintu. Wasanze twambaye cyangwa tutambaye? Man wajya mbabarira ko ndumva nagukubita. Reka. Mbabarira ko nakwimye iki basi hari ikintu wageze usaba ngakikwima. Hazi hari ikintu wageze usaba ngakikwima. Nawe ubwo ubundi ubona uri mu make. Mba wacinze cyo kikana gukubita. Ceceka ngaho. Tumurwanira hano. Nikagenda. Cyamwe se ntabatumura. Turaganira. Hasi ubwo uri mu iki? Nikagenda. Hano watunga umugore yatunga nkawe. Iyaba basi yari wambaye n'impeta nkayibona gutya nibwo ari kuvuga ayo magambo akagira agaciro. Ariko igihe ntayo ifite izeho. Byose narabibanaga kuri indaya n'ubundi. Ntabwo binunguye. None mwese muri indaya muri curuza mwantetse imbere. Ngenda umugore wawe gusa kana akarawe wandaya. Muzini kintu. Memuretse. Ese banzu mutaye mu byigo mu muzagaruka mwagize. Ngo ngiye gute? Bitugende. Nubyigaho neza ubu abari buzagaruka. Nawe genda kandi mushorera. Basi kaze tuvugane.
Wait, sister. Sister. Tessy. Kuryamye hano byagenze bite? Tessy. Tessy. Kuri hano bimeze bite? What? Mbase. Tukuzanya. Kuri hano se nyine byagenze bite kandi? Ibaga se nimiki? Mbase mbwira. Tuzo ubanza umbwire mama. Mbwira bari. Byagenze bite kuryamye ngaho? Tukuzanya. Shoko ko ari nk'Imana inzanye ngaho kugira ngo nkubone. Gahumbwira byagenze bite kuri hano? Ndashaka amazi yo kunywa. Shaka amazi yo kunywa. Okay ntacyo. Mbwira nyine banza umbwire ndayakurebera. Ndashaka amazi yo kunywa. Ngaho tugende mujyane mu rugo wanjye. Tugende. Shaka wiryama ngamana. Tugende nyine ngushakira amazi. Uranjyana Tessy, ntabwo nshaka gusiga hanga urabizi. Kandi jya unyuba nk'uko usanzwe unyuba. Nese urashaka kunjyana. Nese ushaka gukoragurwa na mayibo tugende nkujyane iwanjye. Banza uryama uruhu kuri kwibera hano. Hasi ahangaha. Tessy, please. Mbambwira. Okay, wait. Mbambwira. Tuzi. Mbambwira. Tugende tujyane iwanjye uryama uruhuke. Ibindi byose uzabimbwira ejo muri. Nese ushaka kuryama hanga n'imbwa zose n'ibyo byose gatugende. Yangana. Gafata kutuguza. Tugende Tessy. Yangana. Tugende. Gatugende. Sweetheart. Gogo. Ibyiza. Rero ko wishimye ndagukizwe more than happy. Guess what? The devil is gone. Oh yeah. Girl. Ngira. I was surprised. Yego mu gitondo mama yambwiye ngo ishyano ryaki. Babarira umbwire ngo ntaga kiri muri iyi nzu. I'm alone. This whole house, I'm the only. Oh my god. Navuze ati umva genda Imana ngo ntazanagaruke. Uromutagatifu zamukorera. Tumenya ahantu yagiye tumuhamuheze. Ubwo garamutse agarutse. Hamenye ahagaruka ajye. Hehe cyeka ntari n'iminonzo. Sari gambwire. Emma are messing up with me. Ndabyemeye ko umutwe wanjye ugikora neza. Umvura kora. Nta nubwo azanagaruka. Ahubwo zibi. Agomba kuguma aho ngaho ni habarizwe. Ntavuze ntamagaye inshuro ebyiri ntabwo ushobora kuriya. Ariko wowe na papa mugira iki kibazo mwumva muri bahamagara umuntu rimwe agahita yitaba. Utitaba. Mwamwaye mubizanye ko ugiye kumuhamagara. Ukiri umunebwe. Ahubwo uziko uranyibukije ibintu by'abantu bavuga. Ngo uziko ngo kira ngo bajye kumamagara rimwe nkumva karindwi. Nyine. Kera rero twarubahaga. Nuko nta bintu mwagiraga bibahuza. Cyakoze nanone. None se ubu ko nshimye urangije kwiga ufite izihe gahunda? Manjye ntabwo mzi nanjye gahunda mfite. Mba ntekereza gukomeza kwiga. Nakwibuka yuko nyine nta mafaranga dufite ahagije ngo vatine bigamuhata numva biranshanze. Ikibazo cy'amafaranga cyarakemutse kera. Nzi ko rya shyamba twari dufite gisanze twararigurishije baduha amamiliyoni menshi cyane. None tugiye kuba bakiri. Ngaho rero mwama y'amafaranga yo kujya gukoresha inzara. Izo nzara wakoresheje ejo bundi ubu zirashaje. Erega mwa basi niba nayo reka njye amafaranga make njye gukoresha retouche. Bashiro byose ibyo nari nguhamagariye ndagira ngo numve ikintu nk'ubu ngubu umukobwa urangije kwe kandi ugabanye no kwambara ubusa dore wakuze. Ko nari nzikariye by'abana none usko papa wabavuga ukuri. Ibaze kusimbuye papa. Yasuka umusimbura warakuze nta mpamvu yo kwa. Mwese gukura bivuze. Ma erega nta nubwo bavuga ngo nubuze ibingibi nibyo bigezweho umuntu aba ari kuba sex. Sinzi niba uzi icyo kuba sex bimera.
nyine ngumba ndi sexy na ko attracting umutipe wari wese ega nije ubundi ajya kora nikabona nkuzaniye umukwe ushaka wazaba yambaye gute liba wambara uko wowe ntugira icyo nzagushakira umukwe wiyubashye wandi uzishimira mbere yo kujya mu bakwe rero twatekerezaga kubashingira akantu ngira papa wawe akantu kameze gute kubashingira akaduka hariya mu mujyi mukaba mukora mu gihe mutarabona akazi no gukomeza amashuri bitarakunda Sandra ndi kumva nshyushye wagira ngo babaye ntago atogose kundenza babaye bashingira ndavuga ati come again babaye bimbwira nawe expectingaga ko ndi bubabanye ndetse bavuga ati ngo yashana ngo yagenda thank you god thank you no guess what I've here ibyo nibyo nanjye nandi gutekereza ni igihe cyiza cyo kumwigarurira binere rigize aza mwishinzaho ngo bakundane yamwigira kigura ababona ndushiki uskura mvuga atari na mwiza se uskote sari mubi wenda nuko ari muremure andusha oya aragenda akajya kwishingisha kuri Dave niyo mpamvu yihambira akayaga ko akajya kwigira nkaho ari umwana mwiza bakamugirira impuhwe none hari umunsi twe tuvuga ku ishuri mbona kari kugenda kamwihwerejeho kahwereye umva rero Dave no wawe nikagende gaturongere Dave uramusigaranye shari wanjye Sandra ubu ngubu Imana itaza ko mishuti imeze nkawe naye kuzakora indi shiti very happy now ubu ngubu we na Dave me and Dave cyane mufatanye bindenge mbago twakije cyane very happy for you shari aho wanjye ushaka iki oya nta kintu ushaka mbabarira ndubashimye ndashaka ngo ntago waba umeze gutya bro bimeze bite ni fresh man umva se urwandiko n'urwaho Rwangiye yego ruvuye heza ruvuye kwa TESSY kuki yaruguherwe ryarize hashize iminsi ari umaye nakibindi se na ngombwa ko bimenya urwandiko n'urwo yambwiye ngo ndugushyikiriza ese gato kandi ubwo ngewe nyine buretse ubanza usobanurire yaruguhere ryari ibisobanuro ubwo nyine uzamwibarize ubusobanuro bw'ibyo rwandiko nge simbizi sawa turi kumwe kandi nose ikisi oya no TESSY ntago bishoboka ibi ntago bishoboka ibi bintu What are you doing here? Sandra Uje gukora iki hano? Muresha igifaransa ngo mve ikibazo ndi kubaza. ese nta nubwo ushobora kubaha umuntu nta nubwo you can't even respect me Why? like urambonye nta nubwo ushobora no kunsuhuza Why? ntago tuziranye Abanyamenyana n'abantu nkamwe. And nje sinzi ikintu cyo gukora hano kubera ko rwose hano nagukwiye no kwakira. okay Bibe byiza wakata ugasubira ivura. Pe? ndashaka kumenya amakuru ya TESSY Are you asking me? The chief is here to ask. TESSY ntago ari umwana kandi ntago muhetse kandi ikindi ni umuntu mukuru. Ufite nimero ziwe umuhamagare mubazi yaje. ese reka nkubaze wenda tuvuge ko abantu turahinduka abantu tuba babi nta nubwo ushobora kugira n'impuhwe z'uko ari umuvandimwe wawe cyangwa nubwo yaba atari n'umuvandimwe biologically
nta nubwo umuntu mubana mu nzu aba ari inshuti aba ari iki, nta nubwo icyo kintu cyakuba mu mutima nibura ngo ugire ubumuntu muri wowe. Ntabwo ushobora kugira ubumuntu muri wowe. Wowe ko ntabwo wagize. Ntabwo twakundanye. Warabugize. Okay. Kandi ikindi please just return back. Kubera ko papa wanakubonye. Muto no kukubamba. Libera gutegereje ahubwo. Umukobwa yarabuze urajanga uri kumbwira nyanyuko ugiye none se kubura kwe bihuriye nanjye. Ntabwo ari mwakurukanaga. Ntabwo ari yazaga gusura wabona ari no mu nzu yawe ahubwo kamabagare na papa mu. Sandra reka twumvikane sibyo. Twono guterana amagambo azifu hari ikintu turimo kurwanira sibyo. Erega ntabwo buri gihe ukubwiye umuntu ngo uramukunda uko ukundanye n'umuntu ntabwo niba bihindutse ntabwo aba bantu muba mubayabanze sibyo. Ntabwo ngiye nawe turabanze ku byo twagombye ko turimo guterana amagambo habaye case nk'ingi yo kubura umuntu. None suje gukora iki? Nje hano nibura kugira ngo niba hari amakuru wansharinga we yansharinga nayo ndebe ko ari icyo twakora tubona umuntu wabuze. Oga stop playing with me. Turn back. I'm not playing. What is it? Nakubwiye ngo hano nta muntu umushinzwe. My dad is looking for her. Urahango murambaza noze. What about you? What about you? What about me? Do I give a damn? I don't care. Wimura nakariza iki? Ese bundi ko wari umwana mwiza mbere niki cyakubayeho? What happened to you? Bro, just shut the fuck up. What is it? Nyine niki cyakubayeho? Go back to your place. What is it? Nakubwiye ngo umugore wawe ntago ari hano. Kwanza ariko ndanabwiye papa. Ushaka ko aramubitse aramuhishiye ukaza kutwibarishwa ngo tumenye ko tutabimenye tu. Ko ikindi gutinda. Ndamuhamagara. Listen. Wasubiye wawe. Banzu yumve neza. Mwumve biki. Urajya kunyanga. None ahantu nabera mubi. Wowe turadatinga ukanyanga. Wamara kunyanga ugakunda na sister wanjye. Wanyise kanagaruka no hit around. Bro. Return back. Still rega no mwenda cyane mu muryango. And uwe muryango. Uyu nguyu waje. Umwana watanze ngahe? No niba wadufashije kumureraho. Niba gukundana nawe bitarakunze ngo ndi gukundana na mukuru wawe none ndi mu muryango still. Uwe muryango. Are you our brother? Are you our dad, our uncle? Muwe muryango like dufitanye isano. Ni inkwano watanze niki watanze? Sandra dukwiye kuba turimo gushwana gutya muri iyi situation koko. Wajya nkora iki? Mvuge ati welcome the king. No. Welcome the dad of our house. Oga beg now go. Go! What is it? Mamagare papa. Waretse gusakuza se. Daddy! Sandra please. Go now. Wimera gutyo. So ese muri kubera icyo urimo kwitwara gutya kubera icyo wahindutse what is wrong with this guy? Are you okay? Yes, I'm good. No, is your mind okay? Yeah. Is it working? Yes. No sense. Please go. Wishaka kunshyushya mu mutwe genda. Basi se nibura hari amakuru n'amacye wa sharing. Umusomusazi. Ndashaka ngi cyambere ndashaka kumenya amakuru numve niba hari ikintu nafasha kugira ngo tubashe kubona Tessa aho ari. Sibyo. Ashobora kuba yarashimuswe. Bitewe na stress mu muteza ashobora no kwiyahura. Ino muteza stress. Mwebwe uyu muryango wawe we ni wana mama wawe na papa wawe. None byabagendekeye gute kubera iki nta bumuntu mufite muri. Nyuma yo kumenya ko tumutera stress utumujyana muhungisha. Yurira nanjye sinza hari rega. So nanjye ntabwo nza hari niyo mpamvu njyana kugira ngo ndeko navugana nawe. Kwa kuswara ibyo twamukoye like tumutesha umutwe like your queen is not fine. Uturege utujyane mu buyobozi bazadufunge. Twese ibyo nakubonye ngo nawe rero ngo uri boyfriend. Okay. None se wowe nkunda wari wambonye miki? Niyo mpamvu nakwanze. Kuko ntacyo nakubonye. Niwe wanyanze. Kwanza sinzi impamvu ndi gutana n'amagambo. You are stressing me. Kandi njye kwibwira daddy kukira ahangaha uje kubaza nonsense none tuye katari bayora. Daddy! Son. Amakuru numvise mvuye ku kabari hariya ruguru kwa Nyamunsi. Anaye amakuru baguhaye ku kabari. Gusa no kuvuga ko utabizi. Ariko nese ko mba mfite amakuru menshi. Ni Eric se ni Eric amakuru ari kuvugwa y'ibyo televiziyo y'abandi. Hoya. Nese na Alice se watewe inda ejo bundi. Alice wahe? Alice wo kwa Kanamugira hano hepfo. Hoya. Shaka amakuru mashya nawe uzi wiyirengagiza. Papa uretse inda yatewe muri no miss nta yandi makuru mashyashya ari muri no karitsiye rwose. Nta yandi. Reko amakuru ari havugwa
ko hari umukobwa mwiganaga washimuswe akaba yarabuze bakaba ari bamushakisha baramuzi ntacyo biziho washimuswe mu Rwanda aracyabaho gushimwa sobanurira ibyo bintu kuko genda amaze no kukubona mu mutwe wawe kubifite kandi ntumbeshye papa umukobwa wabuze ngiye naho mpuriye ubu umaze kubona icyo wagiye kwiga uburaya n'ubugegera urarangije bakukurikije umuntu kwamushimuse kandi ibyo bintu urabizi urenda kumfungisha papa bira bintu ngiye ntabyo nzi pe uretse wenda kuba narakundanye nawe yego komeza amaherezo akaba yahe nta nubwo twari twakakanakundana neza urumva ni nyuma se yo gusoza ishuri buzima bumeze bute umeze neza amakuru se ya mukuru wawe ibyo arumamagariye twaraburanye cyane kandi yarabuze urabizi nonese njye namushinzwe ese si umuvandimwe wawe nese watanze amatangazo kuri radio cyangwa kuri televiziyo ese ninda ntanga amatangazo Sandra ntago uri muri umuntu ntago wambwira ikibazo afite nta kiri kuri telefoni ye ntikiriho uri kumva abantu bose baramubuze none rero kubandi inshuti ibyo ni ibibazo umuntu wese yatamaza tesi nanya nkabura icyo nsubiza ubu se maze iminota ingahe mbikubaza wanze bisobanura ngo ayo makuru urayazi kandi urayafite naho uwo mukobwa ari urahazi